Bible muraho neza iminsi myinshi uyu munsi rero Bible mwibuke ko Bible ni abantu bose bari muri uyu muryango. Ntabwo twitwa Bible nuko dufata amahame yo muri Bibiliya turebamo nyine ahuje n'imimerere tugezemo, noneho tukayafata tukayazana mu buzima bwacu, hanyuma akadufasha nk'uko n'ubundi yafashije abandi. So ntekereza ko Bible cyangwa se umuntu uharanira gukurikiza amahame yo muri Bibiliya mu mibereho ye, nta muntu utamukunda, nta muntu wamuvera, kuko aba ari umuntu mwiza, aba ari umuntu ufite imico myiza. Niba ari umwana aba ari umwana mwiza mu rugo, niba ari umugore aba ari umugore mwiza mu rugo, niba ari umugabo aba ari umugabo mwiza mu rugo. So Bible rwose aho ari tumukurira ingofero, Bible nyawe, umuntu ufata amahame akayakurikiza mu mibereho ya buri munsi. So hari akantu kamwe umuntu yigeze kuvuga, yaravuze ngo umuntu usenga nubwo yaguhemukira hari ahantu ageze, hari aho agarukira. Hari umutimanama nyine aba afite watujwe n'amahame yo muri Bibiliya, nubwo bitaba ari cyane ariko buriya aba afite ahantu agarukira. So Bible rero ni abantu bose baharanira ko amahame biga muri Bibiliya ajya. Abantu bo rero muri uyu muryango ni Bible kabisa, kandi turabakunda cyane. Reka uyu munsi tuganire ku ngingo. Murabona ko Bible, murabona ko intambara ziri kuba nyinshi, hari amasezerano y'amahoro asinywa ariko hamwe akagira icyo agira abandi bikanga. Mubona ko ni ikibazo gikomeye, kandi twe Bible hari ukuntu tuba tugomba nyine kubyitwaramo bihuje n'ukuntu Bibiliya bivuga. Hari ikibazo rero uyu munsi tugiye kuganira. Ese iby'imiryango iharanira amahoro ku isi ikora bizatuma amahoro aboneka? Abantu tugira amahoro twe gukomeza kubabazwa no kugerwaho n'ingaruka z'intambara? Ibyo ni byo tugiye kureba uyu munsi. Ese ibyo mu miryango iharanira amahoro ku isi ikora bizatuma amahoro aboneka? Hirya no hino ku isi ubundi kubera intambara zakomeje kuvuka n'imitwe yitwaje intwaro, byatumye umuryango w'abibumbye hamwe n'indi miryango iharanira amahoro biyemeza gukora ibikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi. Rero babikoraga gute, kandi n'uyu munsi baracyabikora gute? Bohereza abakozi bawo cyangwa abasirikare bayo mu duce turimo intambara. Intego rero baba bifuza guhosha amakimbirane mu duce turimo intambara. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko intumwa z'umuryango w'abibumbye zoherezwa mu butumwa bw'amahoro zizirikana ko intego yazo y'ibanze ari ukuzana amahoro ku isi. Mu myaka rero ishize ibyo bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi hari aho byagize icyo bigeraho. Urugero byatumye wenda nk'abasivile barindwa mu bihe by'intambara, impunzi zisubizwa mu bihugu byazo, hatangwa imfashanyo, hongera kubakwa no gusana amazu ndetse n'ibikorwa remezo byangiritse. Icyakora iyo miryango iharanira amahoro nanone ihura n'inzitizi zituma itagera ku ntego yazo iba yiyemeje, ni ukuvuga intego yo guharanira amahoro. None se ko n'uyu munsi gihura n'inzitizi, haba hari igisubizo kirambye wenda cyatuma haboneka amahoro hirya no hino ku isi? Ese Bible ni iki bivuga kuri iyi ngingo y'uko amahoro yaboneka ku isi? Reka duhere ku nzitizi, hanyuma turajya tunareba iyo nzitizi ni iki bivugaho ku bijyanye no kuba amahoro yagaruka ku isi. Reka duhere ku nzitizi ya mbere. Inzitizi ya mbere imiryango iharanira amahoro ihura nayo ni ubwumvikane buke. Buriya intumwa ziharanira amahoro, zaba izigenga cyangwa iza gisirikare, zose ziba zigomba gukorera hamwe kuko ziba zihuje intego. Rero kubera ko haba harimo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, hari igihe bananirwa kumvikana, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe usanga buri wese ashaka guharanira inyungu ze, nyamara bose baje guharanira amahoro. None se icyo kintu ni iki Bibiliya kivugaho ku bijyanye n'igisubizo cyacyo? Bible muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 44 haravuga ngo Imana yo mu ijuru izashyiraho ubwami buzamenagura ubwo bwami bwose, kandi nibwo bwonyine buzaguma iteka. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ihamiriza ko hari ubundi bwami bugomba kuza bukazana amahoro hano ku isi.
kandi bugomba kubanza gukuraho ubwami bw'abantu kugira ngo amahoro aboneke ku isi. Muri Zaburi ya 46:8-9 havuga ko vuba Imana izakuraho intambara zose kandi izazana amahoro ku isi yose. Ni ukuvuga ngo Imana izafata ubwami bwayo busimbuze ubwami bwose buri ku isi, hanyuma isi igira ubutegetsi bumwe, ni ukuvuga ubwami bw'Imana. Icyo gihe rero ubwami butunganye buzaba butegeka mu ijuru buzanategeka ku isi, hanyuma intambara zihagarara. Ubwo rero icyo gihe imiryango ibungabunga amahoro ntabwo izaba igikenewe. Inzitizi ya mbere ngiyo, ndetse n'ikintu Bibiliya ivugaho kugira ngo izakemuke. Reka ubwo inzitizi ya mbere y'ubwumvikane buke, aho iyo miryango iba iturutse mu bihugu bitandukanye, buri wese ashaka kurengera inyungu ze, bigatuma batumvikana. Imana yo izasimbuza ubwami bwose butegeka, igira ubwami bumwe, kandi ubwo bwami kubera ko butunganye buzatuma amahoro aboneka hirya no hino ku isi. Inzitizi ya kabiri iyi miryango iharanira amahoro ihura nayo ni ibikoresho bike n'ubushobozi buke. Buriya ntabwo buri gihe, siko buri gihe buriya abantu bahagije baboneka kugira ngo bifatanye muri ibyo bikorwa byo kubungabunga amahoro. Nanone hari igihe amafaranga n'ibindi bikoresho biba bikenewe biba bike. Ibyo rero bituma ibikorwa bimwe na bimwe bidindira. Hari n'igihe usanga abo bantu boherejwe mu kubungabunga amahoro boherejwe mu gace gatesha akaga, cyangwa se mu duce dutesha akaga iyo tubaye twinshi. None ikibazo ni iki? Ikibazo cy'ibikoresho bike n'ubushobozi buke ku bantu baharanira amahoro, kuri iyi miryango iharanira amahoro, iki kibazo cyo kivuga ko kizakemuka gute? Mu Efeso igice cya 17:20-21 avuga ko Imana y'Umwami Yesu Kristo yamwicaje iburyo bwayo mu ijuru, imuha umwanya wo hejuru usumba ubutegetsi bwose, ubutware bwose n'imbaraga zose. Ababibure bisobanuye iki? Bisobanuye ko Imana ishobora byose yahaye Yesu ubwami, maze imugira umwami w'ubwami bwayo, kandi mu bikenewe byose kugira ngo azategeke neza, nk'uko bigaragara muri Daniyeli igice cya 7:13-14. Ubwo rero Imana yahaye Yesu imbaraga, ubwenge, ubuhanga n'ubushobozi bwo gutandukanya ibintu buruta kure cyane by'undi mutegetsi umuntu yagira. Yesaya igice cya 11:2 niho habigaragaza. Ariko nanone afite n'abamarayika, nk'uko bigaragara mu Byahishuwe igice cya 19:14, bafite ubushobozi n'imbaraga kugira ngo babashe gusohoza kuko ibikenewe kugira ngo amahoro aboneke. Ubwo rero icyo kibazo cy'ubushobozi buke n'ibikoresho bidahagije, Yesu we azakoresha ibikoresho n'ubushobozi Imana yamuhaye, maze akora ibirenze ibyo kuvanaho intambara. Azatuma abantu bose babaho mu gihe ubwami buzaba butegeka isi, kandi bagira umutuzo, umutekano n'amahoro nyakuri. Ubwo rero icyo kibazo cyo nuko nguko kizakemuka. Byiza cyane kabisa. Ababibure murumva ko Bibiliya bifite ibisubizo by'ibibazo twibaza kabisa. Inzitizi ya gatatu abari mu miryango iharanira amahoro bahura nayo ni amategeko abakumira. Rimwe na rimwe abakozi b'imiryango ibungabunga amahoro bananirwa kugera ku ntego y'ibyo biyemeje kubera ko baba badafite amabwiriza asobanutse neza abafasha kumenya ibyo bemerewe gukora, ibyo batemerewe, ibyo bitezweho mu nshingano zabo zo kugarura amahoro bitewe n'agace bagiyemo. Ubwo rero hari n'igihe usanga ahantu bagiye hari amategeko abakumira, ibyo bishobora gutuma batarinda neza aho bashinzwe, cyangwa se bigatuma batagera ku ntego yabo. None icyo gihe bigenda bite? Bibiliya bivuga iki? Niba hari amategeko akumira abantu baharanira amahoro cyangwa se bakorera imiryango iharanira amahoro, Bibiliya bivuga iki? Muri Matayo igice cya 28:18 ababibure dore ukuntu aravuga ko ngo Yesu yahawe ubutware bwose mu isi ndetse no mu ijuru. Ubwo rero nta hantu na hamwe akumiriwe. Ni ukuvuga ngo Yesu yahawe amabwiriza yahabwa n'Imana, kandi ayo mabwiriza asobanutse neza ku buryo azamufasha kugarura amahoro ku isi, ndetse yamuhaye n'ubushobozi bwo kubikora. Yohana igice cya 5:22 abivuga neza. Nk'uko bigaragara muri Yesaya igice cya 11:3-5, Yesu ntajya ruswa. Ubwo rero ntazigera ananirwa gusohoza inshingano yahawe yo kugarura amahoro. Ubwo rero birakwiriye ko kumva ibintu gutya. Yesu ni umwami w'amahoro, kandi ubwami bwe bushingiye ku butabera no gukiranuka.
ababibura ibyo mwabireba muri Yesaya igice cy'icyenda umurongo wa 6 n'uwa 7. So ibyo byose ni inzitizi ndetse n'ukuntu izo nzitizi ziba zishobora kongera kugaruka mu murongo. Ubwami bw'Imana rero nibwo bwonyine buzazana amahoro nyakuri, ntabwo ari imiryango iharanira amahoro nyakuri izazana amahoro hano ku isi, kuko mwabibonye ifite inzitizi kandi nta bisubizo by'ibibazo twiteze ko bizakunda kugira ngo iyo miryango iharanira amahoro ibashe kuzana amahoro hano ku isi. Hari ikintu umwambasaderi umwe wa Amerika yavuze gikomeye mu Bible kugira ngo ugitekerezo. Yaravuze ngo bamwita Dennis Jet yavuze ari ambasaderi wa Amerika. Yaravuze ngo ikibazo nyamukuru ni uko udashobora kubungabunga amahoro aho adasanzwe ari. Ni ukuvuga ngo iyi miryango iharanira kubungabunga amahoro, ariko twagakwiye kuba twibaze icyatumye ayo mahoro ataboneka ni igiki, akaba aricyo dukemura, aho kugira ngo dutekereze ko ibibazo biza ngo tubone kujya kubungabunga amahoro. So kubungabunga rero amahoro aho adasanzwe ari ni ikintu kiba kigoye. Imiryango n'ibikora ibishoboka byose igahagarika intambara mu duce tumwe na tumwe, ikagarura umutekano. Icyakora ntabwo ishobora kuvanaho igiteza urugomo, ni ukuvuga urwango ruba mu mitima y'abantu bituma abantu banga abandi, akaba ari nayo mpamvu abantu batangira guteza ibyo bibazo byose. Gusa bitandukanye no ku bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bwo buzazana amahoro nyakuri kubera ko buzafasha abantu kurandura urwango mu mitima yabo. Urugero, n'umwami w'ubwami bw'Imana ariwe Yesu igihe yari hano ku isi yigishaga abayoboke be mu bwami bwe cyangwa se ubwami bw'Imana uko bashobora gukomeza kugaragarizanya urukundo. Nko muri Matayo igice cya 5 umurongo w'9, abagira ibyishimo ni abazi ko baharanira amahoro. Niko Yesu yigishije abantu bagombaga kuba abayoboke b'ubwami bw'Imana bose. Ariko igice cya 12 umurongo wa 29 kugera 31 havuga ko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Matayo igice cya 26 umurongo wa 52, inkota yawe sisubize mu rwubati rwayo cyangwa se mu mwanya wayo, kuko abarwanisha inkota bose bazicishwa n'inkota. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 23, Yesu baramututse ntiyasubiza, igihe yababazwaga ntiyashyizeho iterabwoba. Ni ukuvuga ngo abayoboke b'ubwami bw'Imana bo ubwabo baba abantu baharanira amahoro, ku buryo amahoro rwose ahita aboneka tudakeneye iriya miryango iharanira ibungabunga amahoro. Yesu yari gutrayininga abigishwa be kugira ngo babe abantu kuko nabo ubwabo baharanira amahoro, bishakamo amahoro. Urugero nko muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 34 na 35 yavuze ko icyari kumenyesha abantu ko aba n'aba ari abigishwa be bagombaga kuba bakundana urukundo nk'urwo yabakunze. So muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 10, Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 15, umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari umwicanyi. Ubwo rero ubwami bw'Imana ikintu bukora bubanza gutrayininga cyangwa se bubanza gutoza abayoboke babo ko ari bo ubwabo bagomba guharanira amahoro, bityo noneho gahunda y'amahoro ikajya yacamo neza. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 20 na 21, umuntu wese ukunda Imana aba agomba gukunda umuvandimwe we. Ubwo rero kubera ko Imana ariyo yaremye abantu, ibizi neza icyatuma isigira amahoro. Ubwami bw'Imana rero buzakora ibyo ubutegetsi bw'abantu bwananiwe gukora, harimo no kugarura amahoro ku isi, kuko twabonye ko ni ikibazo gikomeye. Twabonye ko nibyo bafite intego nziza ariko ntabwo babishobora. Bashobora kugerageza gukemura ibibazo bimwe na bimwe, ariko ntabwo bashobora gukuraho igituma urugomo rutera. Ni ukuvuga ngo igituma urugomo rutera kiri mu mitima y'abantu. Ubwami bw'Imana rero nibwo bwonyine bushobora gutuma ikiri mu mitima y'abantu, igituma abo bantu bagira urugomo bakangana, gishobora gucika kandi abantu muri rusange bakabana amahoro. Nk'uko twari tumaze kubibona rero, ubwami bw'Imana nibwo bwonyine bushobora gutuma ibyo bintu bikunda. Mu gihe kizaza ababibure nimwizere ko ubwo bwami bw'Imana igihe buzaba butegeka isi buzatuma abatuye isi bunga ubumwe kandi babana amahoro, kuko bazaba bakurikije inyigisho zo mu ijambo ryanyu. Ikintu gihita kibaho iyo bakurikije izo nyigisho ni kigaragara muri Yesaya igice cya 2 umurongo wa 4 ndetse no muri Yesaya igice cya 11 umurongo w'9. Ababibure ngo ku kibazo giteye ahasigaye keep being blessed,
naho utaha ndaje dukomeze n'ibindi biganiro.